Yesu Kristo ashimwe inshuti z'umusaraba. Tugeze ku munsi wa 209 dusoma Bibiliya. Ejo twasomye igitabo cy'umuhanuzi Yoweri. Uyu munsi dukomeje dusoma igitabo cy'umuhanuzi Amosi. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Imana izahana amahanga. Amagambo ya Amosi wari umwe mu bashumba b'Itekowa y'ibyo yabonye byerekeye ku Bisiraheli ku ngoma ya Uziya umwami w'Ubuyuda no ku ngoma ya Yerobowamu mwene Yehowasi umwami wa Isiraheli. Hari hasigaye imyaka 2 cya gishyitsi cy'isi kikaba. Aravuga ati, Uwiteka azivuga ari Siyoni, arangurura ijwi rye ari Yerusalemu, kandi ibyanya by'abashumba bizasigara biganya, n'impinga z'i Karumeli zizuma. Uwiteka aravuga ati, ibicumuro 3 by'i Damasiko ndetse 4 bizantera kutabakuraho igihano, kuko bahurishije i Galeyadi ibibando by'ibyuma. Ariko nzohereza inkongi, nzashumika inzu ya Hazayeli, kandi zizakongora amanyumba ya Benihadadi. Nzamenagura ibyuma byugariye i Damasiko, nzatsembaho abatuye mu gikombe cyo muri Aveni, kandi n'uwitwaje umuringisho w'inkoni y'ubwami nzamutsemba, ashire mu muryango w'inzu ya Edeni, kandi ubwoko bwa Basiriya buzajyanwa ikiri ari imbohe, niko Uwiteka avuga. Uwiteka aravuga ati, ibicumuro 3 by'i Gaza ndetse 4 bizantera kutabakuraho igihano, kuko bajyanye abantu bose ari imbohe bakabaha Edomu. Nzohereza inkongi, nzashumika inkike z'i Gaza, kandi zizatwika amanyumba yaho. Nzatsembaho abatuye muri Ashidodi, kandi n'uwitwaje umuringisho w'inkoni y'ubwami wo muri Ashikeloni. Nzahindura ukuboko kwanjye ntere Ekuroni, nibwo abasigaye bo mu Bafilisitiya bazarimbuka, niko umwami Imana ivuga. Uwiteka aravuga ati, ibicumuro 3 by'i Tiro ndetse 4 bizantera kutabakuraho igihano, kuko abo bajyanye ari imbohe bose babahaye Edomu, ntibibuka isezerano ry'ubuvandimwe. Ariko nzohereza inkongi, nzashumika inkike y'i Tiro, zitwike amanyumba yaho yose. Uwiteka aravuga ati, ibicumuro 3 bya Edomu ndetse 4 bizantera kutamukuraho igihano, kuko yirukanishije mwene se inkota, agacubya imbabazi, kandi uburakari bwe ntibuhweme gutanyagura, ahorana umujinya iteka ryose. Nzohereza inkongi i Temani, zitwika amanyumba ya Bosira. Uwiteka aravuga ati, ibicumuro 3 bya Benamoni ndetse 4 bizantera kutabakuraho igihano, kuko abagore batwite b'i Galeyadi babafomoje kugira ngo bacume ingabano zabo. Ariko nzakongeza inkongi ku nkike z'i Raba, zitwike n'amanyumba yaho, habe n'urusaku rw'intambara n'inkubi y'umuyaga ku munsi wa serwakira. Umwami wabo azajyanwa ari imbohe, we n'ibikomangoma bye bari kumwe, niko Uwiteka avuga. Uwiteka aravuga ati, ibicumuro 3 bya Mowabu ndetse 4 bizantera kutabakuraho igihano, kuko batwitse amagufa y'umwami wo muri Edomu, akayagira ishwagara. Ariko nzohereza inkongi kuri Mowabu, zitwika amanyumba ya Keriyoti. Mowabu azapfa habaye urusaku n'induru n'ijwi ry'impanda. Nzabakuramo umucamanza, mwicane n'ibikomangoma byaho byose, niko Uwiteka avuga. Uwiteka aravuga ati, ibicumuro 3 bya Yuda ndetse 4 bizantera kutabakuraho igihano, kuko banze amategeko y'Uwiteka ntibakomeze amateka ye, kandi ibinyoma byabo byabateye kuyoba, ari byo basekuruza bakurikizaga. Ariko nzohereza inkongi i Buyuda, zitwika amanyumba y'i Yerusalemu. Uwiteka aravuga ati, ibicumuro 3 bya Isiraheli ndetse 4 bizantera kutabakuraho igihano, kuko baguze umukiranutsi ifeza n'umutindi bakamugura inkweto. Bifuza kureba abakene birenze umukungugu ku mutwe, bakagoreka n'inzira y'umugwaneza. Umwana na se baryamana n'umukobwa umwe, bakagayisha izina ryanjye ryera. Biryamira iruhande rw'igicaniro cyose ku myambaro bendeye ubugwate, kandi banywera mu nzu y'Imana yabo vino
y'abaciwe ibyiru. Kandi ni jye warimburiye umwamori imbere yabo, uburebure bwe bwari nk'uburebure bw'imyerezi, kandi yari akomeye nk'imyera. Ariko natsembyeho imbuto ze nturutse hejuru, n'imizi ye nturutse hasi. Kandi nabakuye mu gihugu cya Egiputa, mbayobora mu butayu imyaka 40, kugira ngo muhindure igihugu cy'Abamori. Kandi mu bahungu banyu nahagurukijemo abahanuzi, no mu basore banyu Abanaziri. Mbese siko byabaye, mwa Bisiraheli mwe? Niko Uwiteka abaza. Ariko mwanywesheje Abanaziri vino, mutegeka abahanuzi muti ntimugahanure. Dore ngiye kubashikamira nk'uko igare ryuzuwemo n'imiba rishikamira hasi. Kandi guhunga ntikuzashobokera abanyambaraga, n'umunyamaboko ntazabasha kwiyungura intege, n'intwari ntizabasha kwikiza, n'umunyamuheto ntazabasha guhagarara, n'impayamaguru ntizirokora, n'ugendera ku ifarashi nawe ntazabasha kwikiza. Kandi intwari yo mu bakomeye uwo munsi izahunga yambaye ubusa, niko Uwiteka avuga. Amosi ibice 3. Imana ihana Isiraheli. Nimwumve ijambo Uwiteka yabavuzeho mwa Bisiraheli mwe, ab'umuryango wose navanye mu gihugu cya Egiputa, ati nimwe gusa namenye bo mu miryango yose yo mu isi, nicyo gituma nzabahanira ibicumuro byanyu byose. Mbese abantu babiri bajyana batasezeranye? Intare yatontomera mu ishyamba idafite umuhigo? Umugunzu w'intare warurumira mu buvumo bwawo ari ntacyo ufashe? Inyoni se yagwa mu mutego uri hasi kandi udatezwe? Umutego w'umushibuka washibuka ari ntacyo ufashe? Mbese impanda yavugirizwa mu mudugudu abantu ntibagire ubwoba? Hari ibibi byatera umudugudu w'Uwiteka atari we ubizanye? Ni ukuri Uwiteka Imana ntizagira icyo ikora itabanje guhishurirura abagaragu bayo n'abahanuzi ibihishwe byayo. Intare yitontomye hari udatinya? Uwiteka Imana yaravuze, ninde warorera guhanura? Mu byamamaze mu manyumba yo muri Ashidodi no mu manyumba yo mu gihugu cya Egiputa muti muteranire mu mpinga z'imisozi y'i Samariya, kandi murebe impagarara zihari zikomeye n'urugomo ruhagirirwa. Uwiteka aravuga ati ntibazi gukora ibitunganye, ahubwo ntibizuriza mu manyumba yabo ibyo bendeshaga urugomo n'ubwambuzi. Nicyo gituma Uwiteka Imana ivuga iti hazabaho umwanzi, ndetse azagota igihugu, azacogoza imbaraga zawe, amanyumba yawe azasahurwa. Uwiteka aravuga ati Abisiraheli bibera i Samariya, bicaye ku miguno y'amariri no ku misego ya hariri. Ariko nk'uko umwungeri yaka intare iminono 2 cyangwa igice cy'ugutwi kiri mu kanwa kayo, niko bazarokorwa. Nimwumve mushinje inzu ya Yakobo, niko Uwiteka Imana Nyiringabo ivuga. Kuko umunsi nzahanira Isiraheli ibicumuro bye, nzahana n'ibicaniro by'i Beteli, kandi amahembe y'igicaniro azacibwa agwe hasi. Inyumba y'itumba nzayisenya, kandi n'inyumba y'impeshyi, kandi amanyumba arimbishijwe amahembe y'inzovu azasenywa, n'amazu akomeye azatsembwaho, niko Uwiteka avuga. Amosi ibice 4. Nimwumvire iri jambo mwa mashashi y'i Bashani mwe, ari mu misozi y'i Samariya, mwabarenganya aboroheje, mugahuhura abakene, mukabwira abashobuja muti nimuzane tunywe. Uwiteka Imana irirahiye kwera kwayo iti dore iminsi izaza bazabajyanisha inkonzo, n'abasigaye bo muri mwe babakuruze indobesho nk'amafi. Muzasohokera mu byuho, umugore wese arombereza imbere ye. Muzahunga mwitere muri Harumoni, niko Uwiteka avuga. Nimuze i Beteli mucumure, mujye n'i Gilugali muhagwirize ibicumuro. Mujye muzana ibitambo byanyu uko bukeye, kandi uko iminsi 3 ishize mujye mutura 1/10, kandi muture amaturo y'ishimwe hamwe n'ibisembuwe. Muvuge n'amaturo muturana umutima ukunze, yamenyekanishe kuko ari byo mushima. Bisiraheli mwe, niko Uwiteka Imana ivuga.
nanjye nabategetse ko akanwa kanyu kicara ubusa mu midugudu yanyu yose, mubura ibyo kurya aho mutuye hose, ariko ntibyatuma mungarukira, niko Uwiteka avuga. Kandi nabimye imvura, hari hasigaye amezi 3 isarura rikagera. Nahaye umudugudu umwe imvura, ntuma uwundi utayibona. Umurima umwe waguwemo n'imvura, undi uyibuze uruma. Nuko abo mu midugudu 2 cyangwa 3 bajyaga kunywa amazi mu mudugudu umwe ntibashire inyota, ariko ntibyatuma mungarukira, niko Uwiteka avuga. Nabateje kurumbya ndetse na gikongoro, imirima yanyu myinshi n'inzabibu zanyu n'imitini yanyu n'imyelayo yanyu byonywe n'uburima, ariko ntibyatuma mungarukira, niko Uwiteka avuga. Nabateje icyorezo nk'icyo nateje muri Egiputa, abasore banyu nabishije inkota, njyana amafarashi yanyu ho iminyago, natumye umunuko mu ngerero zanyu bajya mu mazuru, ariko ntibyatuma mungarukira, niko Uwiteka avuga. Nubitse imidugudu yanyu nk'uko Imana yubitse i Sodomu n'i Gomora, muba nk'umushimu ukuwe mu muriro, ariko ntibyatuma mungarukira, niko Uwiteka avuga. Nicyo gituma nzakugenzereza ntyo, Isiraheli we. Ubwo nzakugenzereza ntyo, itegure gusanganira Imana yawe, Isiraheli we. Dore yabumbye imisozi ikarema n'umuyaga, ikagaragariza umuntu ibyo yibwira, igahindura umusege kuba umwijima, kandi igatambagira aharengeyeho mu isi. Uwiteka Imana Nyiringabo niryo zina ryayo. Amosi ibice 5. Nimwumvire iri jambo ry'umuborogo mbateruriye. Wa nzu ya Isiraheli we, umwari wa Isiraheli araguye, ntazongera kubyuka. Yagushijwe mu gihugu cye, ntihagira wo kumubyutsa. Uwiteka Imana iravuga iti, umudugudu w'inzu ya Isiraheli watabaraga ari ingabo 1000, hazatabaruka 100, n'uwatabaraga ari 100 hazatabaruka 10. Kuko Uwiteka abwira inzu ya Isiraheli ati, nimunshake mubone kubaho, ariko mwe gushaka i Beteli, ntimukajye n'i Gilugali, ntimukanyure n'i Berisheba, kuko i Gilugali hazajyanwa ari imbohe, n'i Beteli hazaba imisaka. Ahubwo mushake Uwiteka, kandi nibwo muzabaho, kugira ngo adatungura inzu ya Yosefu ameze nk'umuriro ukongora i Beteli, hataboneka wo kuwuzimya. Yemwe abahindura imanza zitabera kuba apusinto, mukagusha hasi gukiranuka, mushake iyaremye inyenyeri za Keremiya n'iza Oriyoni, ihindura igicucu cy'urupfu ikakigira igitondo, ihindura amanywa umwijima wa nijoro, ihamagara amazi yo mu nyanja ikayasandaza ku isi. Uwiteka niryo zina ryayo. Niwe uzanira abanyamaboko kurimbuka bibatunguye, bituma kurimbuka gutungura igihome. Ubahaniye ku irembo baramwanga, kandi banga urunuka uvuga ibitunganye. Nuko rero mwarenganyaga abakene, mukabaka ibihunikwa by'ingano, mukiyubakira amazu y'amabuye abajwe, ariko namwe ntimuzayabamo. Mwateye inzabibu nziza, ariko ntimuzanywa vino yazo, kuko nzi ibicumuro byanyu uko ari byinshi, n'ibyaha byanyu uko bikomeye. Mwabarenganya abakiranutsi mwe, mukakira impongano, kandi mukagoreka imanza z'abatindi, aho muzicira ku irembo. Nicyo gituma umuntu witonda yakwicecekera mu gihe nk'icyo, kuko ari igihe kibi. Mushake ibyiza, mwe gushaka ibibi, kugira ngo mubeho. Nibwo Uwiteka Imana Nyiringabo izabana namwe nk'uko mwibwira. Mwange ibibi, mukunde ibyiza, mukomeze imanza zitabera, mucira ku irembo. Ahari aho Uwiteka Imana Nyiringabo izabagirira imbabazi abasigaye b'inzu ya Yosefu. Nicyo gituma Uwiteka Imana Nyiringabo umwami avuga ati, hazabaho umuborogo mu nzira nyabagendwa zose, kandi mu mayira yose bazavuga bati, ni ishyano, ni ishyano. Kandi bazatuma ku muhinzi ngo yirabure, no ku bahanga baririmbaga imiborogo ngo baboroge. Mu nzabibu zose hazaba imiborogo, kuko nzabanyuramo, niko Uwiteka avuga.
muzabona ishyano mwabifuza umunsi w'Uwiteka mwe. Mbese uwo munsi w'Uwiteka murawushakira iki? Uzaba ari umwijima, si umucyo. Ni nk'umuntu uhunze intare agahura n'idubu, cyangwa ugiye mu nzu akegamiza ukuboko ku rusika inzoka ikamurya. Mbese umunsi w'Uwiteka ntuzaba ari umwijima atari umucyo, ndetse ari umwijima w'icuraburindi utagira icyezezi. Nanga ibirori byanyu ndabigaya, kandi ntabwo nezezwa no guterana kwanyu kwera. Naho mwantambira ibitambo byoswa mukantura amaturo y'amafu, sinzabyemera, kandi sinzita ku bitambo byanyu by'uko ari amahoro by'amatungo yanyu abyibushye. Nkuraho urusaku rw'indirimbo zawe, kuko ntashaka kumva ijwi ry'inanga zawe. Ahubwo ureke imanza zitabera zigende nk'amazi, no gukiranuka gukwire hose nk'uruzi rusandaye. Mbese hari ibitambo n'amaturo mwanzaniye mu butayu muri ya myaka 40, mwa nzu ya Isiraheli mwe? Mwahetse Sikoti umwami wanyu, na Kiyuni ikigirwamana cyanyu, inyenyeri y'Imana yanyu mwiremeye ubwanyu. Nicyo kizatuma bajyanisha muri iyi minyago hakurya y'i Damasiko, niko Uwiteka avuga, kandi izina rye ni Imana Nyiringabo. Uwiteka abahe umugisha. Tuzakomeza iki gitabo cya Mose ejo tunagisoze, kuko gifite ibice 9. Mugire umunsi mwiza, ndabakunda mu izina rya Yesu ndetse n'iryanjye bwite, kandi mukomeze gukunda ijambo ry'Imana.